Ikaze mwese mudukurikirana kuri uyu muyoboro w'YouTube channel yacu wa Hagume TV muherereye mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Tubifurije igitondo cyiza, dukomeje kubifuriza guhirwa no kuronka muri uyu munsi mwiza Imana yatugeneye kugira ngo tunezererwemo. Uyu ni wa mwanya rero tuje kubagezaho amakuru agezweho muri iki gitondo cya tariki ya 25 Werurwe umwaka wa 2026. Tuje kubagezaho amakuru ari kugarukwaho mu bitangazamakuru bya hano mu Rwanda. Ni inkuru y'akababaro, inkuru iteye agahinda, aho umuhungu wigaga muri Rwanda Polytechnic Tumba College yasanzwe mu nzu we n'umukobwa wari wamusuye bapfuye. Bikaba bikomeje kuba amayobera ndetse abantu bari kwibaza intandaro y'uru rupfu rw'aba bana, bikaba byabayobeye. Ariko kandi turabagezaho ibyo ubuyobozi bw'iri shuri bwatangaje ndetse n'icyo inzego z'ibanze zatangaje kuri iyi nkuru y'incamugongo. Kandi turasimbukira mu gihugu cya Uganda, aho umunyarwandakazi yahamijwe umugambi wo kwiba banki amafaranga arenga miliyoni 280. Turaje tubigarukeho mu makuru yacu arambuye. Mbere yuko dukomeza aya makuru, turasaba wowe ngo ubane natwe kugeza ku musozo wayo. Cyane turasaba wowe ugeze kuri uyu muyoboro w'YouTube channel yacu wa Hagume TV bwa mbere gukanda kuri subscribe cyangwa se sabone. Ni ikintu cy'ingenzi udakwiye kwirengagiza kugira ngo nawe ube mu ba mbere bazajya babona amakuru ndetse n'ibiganiro tuba twaguteguriye kuri Hagume TV. Reba ahantu hari akazogera rero munsi y'iyi video ugakandeho kugira ngo amakuru yacu n'ibiganiro bijye bikugereraho ku gihe. Kandi kuduha comment kwanyu, gukanda like ndetse na share, ugasangiza inshuti zawe ebyiri cyangwa se zirengaho, nabyo ni ingenzi cyane kuko bidutera umwete wo gukomeza gukora cyane, kuko dukorera mwebwe mudukurikirana umunsi ku wundi, kandi bitwereka ko muha agaciro amakuru n'ibiganiro tubategurira umunsi ku wundi. Aya ni amakuru rero udakwiye kujya ucikwa umunsi ku wundi, kuko ni amakuru aba yizewe kandi atarimo ibihuha habe na gato. Ikaze rero mu makuru arambuye. Umuhungu wigaga muri Rwanda Polytechnic Tumba College yasanzwe mu nzu we n'umukobwa wari wamusuye bapfuye. Umuhungu wigaga mu ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro ishami rya Tumba mu karere ka Rulindo yasanzwe mu nzu yaracumbitsemo amanitse mu nzitiramubu yapfuye, ndetse n'umukobwa wari waje kumusura nawe aryamye hasi yapfuye. Ibyo byabaye ku tariki ya 24 Werurwe 2026, aho uwo muhungu yaracumbitse hafi y'iryo shuri. Uwo muhungu yigaga mu mwaka wa mbere w'ibijyanye na information technology muri RP Tumba College. Gusa uwo mukobwa wari wamusuye ntibiramenyekana niba nawe yari umunyeshuri. Amakuru yizewe arimo atugeraho nuko uwo muhungu wasanzwe yapfuye yari umunyeshuri wabo, gusa ko amakuru menshi agishakishwa. Watanze aya makuru yagize ati ni umuhungu n'umukobwa basanzwe muri ghetto umuhungu yabagamo inyuma y'ikigo bapfuye. Abahageze basanze bari bifungiranyemo, imbere harimo n'ingufuri. Uwo muhungu yari umunyeshuri wo muri iri shuri, ariko umukobwa ntituramenya neza niba ariho yigaga. Uwatanze amakuru yakomeje agira ati basanze umuhungu amanitse mu nzitiramubu bisa naho yiyahuye, naho umukobwa we yararyamye hasi nawe yamaze gushira mu mwuka. Ati iyo ghetto yari iy'umuhungu basanze amanitse mu nzitiramubu hejuru, ariko umukobwa we ari hasi, ariko nawe yari yapfuye. Meya w'akarere ka Rulindo Mukanyirigira Judite yahamije ko aya makuru y'urupfu rw'uwo munyeshuri wa RP Tumba College ndetse n'uwari wamusuye. Yagize ati byabereye mu rugo rw'umuntu wari ufite inzu zikodeshwa uwo muhungu yabagamo.
twasanze uwo musore wari ufite imyaka 20 ari mu mugozi w'inzitiramubu yapfuye n'umukobwa agaramye mu buriri yapfuye. Inzego zibishinzwe zinjiye muri iki kibazo ziri kwegeranya ibimenyetso ngo hamenyekane neza andi makuru agaragaza intandaro y'urupfu rw'aba bana. Meya Mukanyirigira yongeyeho ko bikekwa ko uno musore ari we wishe uwo mukobwa nawe yarangiza akiyahura kuko ngo hari ubutumwa bwo kuri telefone yoherereje iwabo w'umukobwa ababwira ko amaze kumwica, ngo yongeraho ko naho basanga umurambo w'uwo mukobwa. Uwo muyobozi yaboneye ababyeyi kujya bita ku bana babo bakagirana ubushuti ku buryo baganira byose, kuko uwo mukobwa basanze yari yapfuye iwabo agiye mu mujyi wa Kigali kubera aho azakorera imenyerezamwuga, ariko aza no kujya i Rulindo batabizi. Uwo mukobwa yari afite imyaka 18 ndetse ababyeyi b'umuhungu bari bazi ko abo bombi baziranye kuko bize ku kigo kimwe. Ababyeyi b'aba bana umwe ubwo inzego z'umutekano zahageraga nabo bari bahageze mu gihe imirambo yabo bombi yahise ijyanwa gukorerwa isuzuma. Ku gicamunsi cy'itariki ya 24 Werurwe 2026 yavuze ko inzego zirimo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB na polisi zari zamaze kuhagera ngo zikurikirane icyo kibazo hamenyekane ukuri kose, kuko n'imirambo y'abo bombi yari igihari. Gusa yagaragaje ko ari igihombo kubona abana babiri bashobora kuba ari abanyeshuri bombi bapfira rimwe, ndetse yihanganisha imiryango yabo kuko bagize igihombo gikomeye. Naho mu gihugu cya Uganda, umunyarwandakazi yahamijwe umugambi wo gucucura banki arenga miliyoni 280 y'amafaranga y'u Rwanda. Umunyarwandakazi Elizabeth Mbabazi yakatiwe n'urukiko rwo muri Uganda gufungwa amezi 6 nyuma yo kumuhamya uruhare mu mugambi wo kwiba Stanbic Bank amashiringi miliyoni 725 akaba arenga miliyoni 280 y'amafaranga y'u Rwanda. Elizabeth Mbabazi yakatiwe n'urukiko rwa Uganda mu mpera z'icyumweru gishize nyuma y'uko bigaragaye ko yagize uruhare muri uyu mugambi w'ubujura bwari bwibasiye ishami ry'iyi banki riherereye mu nyubako ya Acacia Mall iri i Kampala. Uyu mugore wari usanzwe acuruza ibikoresho by'abanyeshuri yahamijwe ibi byaha byo gukoresha inyandiko mpimbano, kwiyitirira undi muntu no kugerageza kwiba banki. Ibi byaha byose bikomoka kuba yari umwe mu bantu bagerageje kubikuza amafaranga arenze ayo bafite bakoresheje inyandiko mpimbano zirimo indangamuntu, aho yari yiyise Enidi Gukunda. Umugambi w'aba bantu barimo Mbabazi waje gutahurwa mbere y'uko babikuza aya mafaranga. Mu rubanza Mbabazi yemeye uruhare rwe mu bujura ndetse yemera gutanga ubuhamya bwose bugendanye n'umugambi bari bafite. Yavuze ko yashowe muri ubu bujura n'umwe mu bo bafatanywe witwa Flower Njawuzi wari wamwijeje ko azamuha kuri aya mafaranga. Yakomeje avuga ko we atarazi ko inyandiko bari gukoresha ari inyandiko mpimbano kuko atazi gusoma neza. Yagize ati nijejwe ko nzahabwa amashiringi miliyoni 10 umugambi wose
iyo uza kugenda neza. Mbabazi yavuze ko muri iri tsinda ryagaragaje ubujura uwo yari azi ari Njawuzi gusa. Abandi baregwa barimo Farida Kobusinge, Flower Njawuzi na Joel Mucunguzi bo bamaze kwemera icyaha ndetse urubanza rwabo ruracyakomeje, aho biteganijwe ko bazaburanishwa kuwa 13 Mata umwaka wa 2026. Uyu ni wo musozo w'amakuru twari tubafitiye rero, yaragezweho muri iki gitondo cya tariki 25 Werurwe 2026. Turabashimiye cyane ko mwadutije umwanya wanyu ndetse mukadutega amatwi kugeza ku musozo wayo. Mukomeze mubane natwe ndetse mudukurikirana umunsi ku wundi. Hagume TV turabizeza kujya tubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe 5/5. Mukomeze mudushyigikire mukanda kuri subscribe cyangwa se sabone kubageza hano bwa mbere, cyane cyane wowe utari wakayikanze. Ni ikintu cya mbere cy'ingenzi udakwiye kwirengagiza kugira ngo ujye uba mu ba mbere babona amakuru ndetse n'ibiganiro tugutegurira umunsi ku wundi. Kandi kuduha comment kwanyu, gukanda like ndetse na share nabyo biba ari inkunga ikomeye mu gukomeza kwagura uyu muryango mugari wacu ndetse wanyu wa Hagume TV. Koze turabashimiye, mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose. Ibyiza byose bitangwa na Rugira bibagereho uko mubyifuza. Amakuru yacu yo nakagaruka, twongere guhura mu masaha ari imbere. Turabakunda, ciao ciao.